nanone uko mbishoboye nzajya nguhimbaza no mu ipfa ryanjye iryo zina rizampumuriza no mu ipfa ryanjye iryo zina rizampumuriza no mu ipfa ryanjye iryo zina rizampumuriza nanone uko mbishoboye nzajya nguhimbaza no mu ipfa ryanjye iryo zina rizampumuriza. Kadusome ijambo riri muri Hoseya ibice 4 turasoma umurongo wa 6 tugeze ku murongo wa 10. Ari ijambo rivuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe nanjye nzibagirwa abana bawe. Uko bakomeje kugwira niko bagwije kunshumuraho. Nicyo gituma ubwiza bwabo nzabuhindura nk'inkozi nk'ibikozasoni. Batungwa n'ibyaha by'ubwoko bwanjye kandi bararikira gukiranirwa kwabo. Uko bimeze kuri rubanda niko bizaba no ku batambyi. Nzabahanira imigenzereze yabo mbiture n'imirimo bakoze. Bazarya be guhaga, bazakora iby'ubusambanyi be kugwira, kuko baretse kwita ku Uwiteka. Imana itugirire neza. Iri ni ijambo dushaka kuganira, ni ijambo rivuga ngo ubujiji bwo kutamenya Imana. Ubujiji rero Bibiliya yakomeje ivuga yuko ubwoko bw'Imana burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Iyo waretse amategeko y'Imana uba watangiye kwinjira mu bujiji bwo kutamenya Imana. Hari ibintu bigaragaza ubujiji bwo kutamenya Imana. Ikintu cya mbere ni ukwihana by'umuhango. Iyo wihannye by'umuhango mu by'ukuri ibyo uba wibeshye, kuko Imana ibikureba. Iyo wihannye ibyaha bito bito, ibinini ukabisigaza, nabwo ni ubundi bujiji. Kandi iyo wihannye ntiwihanire kureka, ntufate umwanzuro wo kubireka, nabyo biba ari ubujiji, kuko ubwo ni ubujiji bwo kutamenya Imana. Umenya Imana yuko yamenya icyo wihannye waretse, wakihannye by'ukuri, ukihana wafashe umwanzuro, ukihanira kureka, kuko Uwiteka Imana aba akureba, azi icyemezo wafata, azi imivugire yawe, azi mu mutima wawe, azi icyo wanze n'icyo wakunze. Imana irabizi.
ariko ubujiji bwo kwihana utworoheje, ukihana bito bito, ibinini ukabyisagurira. Bibiliya yaravuze ngo baminina umubu ariko ingamiya bakazimira bunguri. icyo Imana iba ishaka ku buzima bwawe ni uko wakihana, ukihanira kureka, ukihana wafashe icyemezo, ukihana wahaza ibyaha kugira ngo ujijuke. icyo rero nicyo gituma abantu benshi cyangwa se imbaga nyamwinshi abantu bihana by'umuhango. Hari n'abihana ku bw'itegeko ry'uko abantu bageze muri uwo mwanya, ariko mu by'ukuri icyo Imana ireba ese watuye ikihe cyaha, se waretse ikihe. icyo Imana rero irashaka kukujijura ukava mu bujiji bwo kutamenya Imana, ahubwo ukajya mu bajijutse, kuko icyo Imana irashaka kugira ngo uve muri buno bujiji. Ubundi bujiji ni ukwibagirwa amategeko y'Imana. Iyo wibagiwe amategeko y'Imana, ijambo ryavuze ngo nubwo wibagiwe amategeko yanjye nanjye nzibagirwa abana bawe. Iyo wibagiwe amategeko, ntukice, ntukibe, ntugasambane, ntukabeshere mugenzi wawe, ibyaha byinshi bigiye bitandukanye nk'uko biri mu Kuva 20 uhereye ku murongo wa 1 kugeza 17, tubwira amategeko y'Imana. Iyo wayirengagije ukayirengagiza, Imana nawe irakwirengagiza, ugahora usenga ariko Imana yarakwirengagije, kubera yuko icyo wakagombye kuba witaho ntabwo ari cyo witayeho. Iyo wibagiwe rero amategeko y'Imana, Imana nawe irakwibagirwa kandi ikakwirengagiza. Niyo mpamvu yavuze ngo uzansenga ne kutakumva, uzansaba ne kutaguha, kubera yuko ibyo wirengagije nibyo byakagombye gutuma Imana ikureba neza, Imana ikwibuka, Imana igutabara. icyo ngicyo rero nacyo ni ubujiji bwo kutamenya Imana. Ikindi kigaragaza ubujiji bwo kutamenya Imana ni uguhinyura ibibwiriza. Iyo uri ahantu ukaba uri guhinyura ibibwiriza, ubwo ni ubujiji bukomeye. Bibiliya yaravuze ngo idukirisha ibibwiriza by'ibipfapfa nibyidukirisha. Niyo mpamvu rero nta muhanga ntaci iyo uri guhinyura ibibwiriza iby'abandi. Niyo mpamvu ubwo ni ubujiji bwo kutamenya Imana. icyo Imana igushakaho ni ukugira ngo nawe wumve yuko ntabwo uri umuhanga muri runo rugendo, ntabwo uri umuhanga kuko nawe uraciga, kuko nawe uracigishwa. niyo mpamvu rero wihinyura ibibwiriza iby'abandi. turi mu gihe gikomeye aho abantu batari kwemeranwa, aho abantu bamaze kugira ubujiji bwo kwemera ibyabo gusa ariko bagahakana iby'abandi. ikindi kigaragaza ubujiji bwo kutamenya Imana ni ukutubaha Imana. iyo utubasha Imana nayo ntabwo ikubahisha. urasabwa kugira ngo wubahe Imana kugira ngo nayo ikubahishe, kuko iyo wubasha Imana uba wavuye mu bujiji bwo kutamenya Imana, winjiye mu bwenge ahubwo bwo kumenya Imana. icyo ngicyo nicyo kigaragaza yuko iyo ufite ubwenge bw'Imana, kubaha Imana, ukayubahisha, ukayikorera, ukayivuga, ibyo ni ubuhanga bukomeye cyane. nibyo byahishwe abanyabwenge ariko bisobanurirwa abaswa. niyo mpamvu Imana igushakaho, yubahisha uri, uyubahishe mu kazi, uyimenyekanishe, uyibwire abatayizi bayimenye, kandi uyubahe nayo izakubahisha. ikindi kigaragaza ubujiji bwo kutamenya Imana ni ukubanza inyungu zawe imbere, naho iz'Imana ukazizana nyuma. iyo uzanye inyungu zawe imbere, ukishyira imbere, ugashaka yuko ari wowe gusa bikuzanira inyungu, iz'Imana ukazishyira ku ruhande. turi mu gihe gikomeye, ariko icyo Imana igusaba ni ukugira ngo ubanze inyungu z'Imana imbere. mbere na mbere Imana yarabivuze ngo mubanze
mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Rero wowe wishaka inyungu zawe mbere, wishaka kongererwa mbere, wishaka inyongezo mbere, ahubwo ubanza ushaka Imana, ubanza ukorera Imana kugira ngo Imana ikugirire neza. Niyo mpamvu rero ubujiji bukomeye ni ugushaka inyungu zawe, ni ugushaka indamu mbere, noneho iz'Imana zikaza nyuma. Ni ukubanza ibyawe imbere, ni ukubanza akazi kawe imbere, ni ukubanza ibyo ngibyo ubanza imbere. Bibiliya ivuga yuko ari byo bigirwamana. Iyo rero ushyize ikintu imbere atari Imana ushyize imbere, Imana ntikwishimira, Imana irababara, Imana ntabwo ikwishimira, ahubwo ikubona nk'umuntu wamaze kujya mu bujiji bwo kutasobanukirwa Imana ukurikiye, Imana ukorera iyo ari yo. Ikindi kigaragaza ubunebwe, kigaragaza ubujiji bwo kutamenya Imana, ni inzitwazo zituma udakorera Imana uko bikwiriye. Iyo ufite inzitwazo mu murimo w'Imana, ukazishyira imbere, ukazizana, ukavuga ngo ntabwo njya gukorera Imana kubera iki n'iki, kubera akazi kenshi, kubera amatungo, kubera umuryango, kubera icyo ari cyo cyose, ibyo ngibyo ni inzitwazo. Inzitwaza imbere y'Imana, kuko Imana ikurebye ibona nawe ubwawe wazanye inzitwazo, ikavuga ngo uyu nguyu nawe afite ubujiji bwo kutansobanukirwa. Bibiliya yaravuze ngo mureke abapfuye bahamba abapfu babo. Niyo mpamvu iyo ushyize ikintu cyose imbere y'Imana ukavuga ngo umwanya wahaye Imana uwuhinduyemo ikindi, kubera yuko wamaze kwinjira mu bujiji bwo kutamenya Imana. Imana ntabwo ikwishimira. Icyo ngicyo nacyo ni ikintu kigaragaza yuko ufite ubujiji bwo kutamenya Imana. Ikindi kigaragaza ko ufite ubujiji bwo kutamenya Imana ni ukuburanya abatambyi. Iyo uburanyije abatambyi, iyo uburanyije abayobozi bawe, uba wamaze kwinjira umwanya wo kutagira ubwenge, umwanya wo kugira ubujiji. Iyi mutambyi rero Imana iba yaramushyizeho imbere yawe kugira ngo akuyobore uko Imana yamutegetse. Bibiliya yaravuze ngo nta butware budashyirwaho n'Imana. Icyo ngicyo rero iyo ugiye kurwanya ubuyobozi bwawe, icyo ngicyo kiba ari kibi imbere y'Imana n'imbere y'abantu, kandi urwo n'urugamba uba utabasha gutsinda. Niyo mpamvu rero ahangaha icyo Imana irashaka yuko wagira ubwenge, ugasobanukirwa neza ibituma Imana itakwishimira, ibituma udakorera Imana uko bikwiriye, kuko ari cyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Ikindi rero ni ugusayisha gukora ibyaha. Iyo usayishije ugakora ibyaha, ibyo ni ubujiji. Urasenga ariko ntutinya Imana, ntuyikorera. Ahagaragara biragaragaza yuko ukora ibyaha. N'ibyaha byo ku mugaragaro nturashobora kubyihana, ibyaha byo mu ibanga nturashobora kubyihana. Kwigenzura wowe ubwawe ukamenya yuko wacumuye ku Mana, mbere yuko utinya abantu ukabanza ugatinya Imana. Niyo mpamvu iyo uri gusayisha mu byaha, Imana irakureba ikavuga ngo nawe uyu nguyu afite ubujiji bwo kutansobanukirwa, afite ubujiji bwo kutamenya yuko Umwuka Wera ahari, afite ubujiji bwo kutamenya yuko ndi kumurondora, afite ubujiji yuko amaso yanjye ntaho hantu umuntu yayahungira, kuko Imana yavuze mu ijambo ryayo iravuga ngo ni njyewe urondora imitima nkayimenya, nzi imigenzereze yawe n'imiryamire yawe, imenyera kuri byo wibwira, ijambo ritaraba mu kanwa kawe Imana namaze kurimenya. Rero iyo uri gukora ibyaha, Imana iravuga ngo n'uyu nawe yasayishije, n'uyu nawe yinjiye mu bujiji bwo kutamenya Imana. Ikindi kigaragaza yuko ufite ubujiji bwo kutamenya Imana ni ukuvuga icyo utari bukore. Iyo uri kuvuga ikintu utari bukore, wowe ubwawe uba wibesha, ukaba uri kumwe n'abandi
mukemeranya ibintu ariko warangiza ugasanga ibyo bintu wewe ubwawe urabemereye ariko nturi bubikore, ubwo nabwo bwitwa ubujiji bwo kutamenya Imana. Ikindi ni ukutavugisha ukuri. Iyo utavugishije ukuri nk'uko kuri mu mutima wawe, Bibiliya inavuze ngo ninde uzatura ku musozi wanjye wera, nukora ibyo gukiranuka nuvuga ibitunganye nk'uko biri mu mutima we, uwo nguwo niwe uzatura ku musozi wera. Icyo Imana ishaka ku buzima bwawe, irashaka yuko ukuri wagushyira ahagaragara, wavugisha ukuri mu bintu ibyo ari byo byose kugira ngo uve mu banyabinyoma, kuko Satani niwe se w'ibinyoma. Icyo Imana igushakaho, irashaka yuko uyu mwanya y'isaha watangira kuvugisha ukuri muri bagenzi bawe, mubo mubana, mu kazi, mu muryango wawe, ariho hose, kuko ukuri niko Yesu Kristo, kuko yaravuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atari njyewe umujyanye. Niyo mpamvu rero ibyo ngibyo bigaragaza nanone iyo utavugishije ukuri, Imana ikubona nk'umuntu ufite ubujiji bwo kutamenya Imana. Ikindi igaragaza ubujiji bwo kutamenya Imana, kuvuga icyo Imana itakubwiye. Iyo uri kuvuga ikintu Imana itakubwiye nyamara uvuga yuko ari Imana ikubwiye, ibyo nabyo byitwa ubujiji, ibyo nabyo Imana ntibyishimira. Rero tega amatwi Imana ikubwire nawe ubwawe iyo message ubasha kwihereza abantu nk'uko iri butongeyeho, kuko Bibiliya yaravuze ngo uzongeraho kuri iri jambo azabona ibyago, azabona ishano rimujeho. Niyo mpamvu rero iyo uvuze ibyo Imana itakubwiye baba ari ubujiji budasanzwe. Ikindi kigaragaza ubujiji ni ukudashyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Iyo wumvise ijambo ry'Imana ubu ngubu uri kuryumva, ubu iyi saha uri kuritega amatwi, ariko warangiza ukaryumva gutyo gusa, ukamera nka wa muntu, nk'uko Bibiliya ivuga ngo ni nko kwirebera mu ndorerwamo mu kandi kanya ukiyibagirwa. Iyo uri kumva ijambo ry'Imana nturishyire mu bikorwa, ibyo nabyo byitwa ubujiji. Niyo mpamvu rero nimba ushaka gukura mu mwuka, ukaba ushaka gutera imbere mu mwuka, ijambo ry'Imana ni ukurishyira mu bikorwa. Ijambo ry'Imana n'ubuzima. Ijambo ry'Imana icyo rigutegeka cyose, nimba uri gusoma Bibiliya, nimba ugeze ahantu ijambo rikagutsinda, gerageza urishyire mu bikorwa. Nimba ugeze mu ijambo nawe ubwawe rikagufasha, gerageza uribwira abandi. Ijambo ni ukurishyira mu bikorwa, ntabwo ni ugupfa kuryumva gusa, ariko iyo turyumva gutyo gusa nturishyire mu bikorwa, ibyo ngibyo byose bigaragaza yuko ufite ubujiji bwo kutamenya Imana. Bundi ikindi kigaragaza yuko ufite ubujiji bwo kudamenya Imana ni ukudasoma Bibiliya ngo ukore ibyo ikubwiye. Iyo ufite Bibiliya umunsi wa mbere ugashira, uwa kabiri ugashira, uwa gatatu ugashira, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, icyumweru cyose kikarangira utarebye muri Bibiliya, udasomye ijambo ry'Imana, utaganiriye n'Imana gikubwira icyo ugomba gukora, warangiza ukavuga ngo narakijijwe, havuga ngo narabatijwe, havuga ngo narasenze, havuga ngo niyirije ubusa, ariko nta jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, impamvu ufite Bibiliya ni ukugira ngo uganire n'Imana kandi uvuganiremo nayo. Rero uyu mwanya niba ufite ubujiji bwo kudasoma Bibiliya, uyu mwanya wongere wisubireho, ufate igicaniro cyawe, wongere uganire n'Imana, usenge, none nurangiza ubumbura ijambo ry'Imana, nurangiza usome Bibiliya, nurangiza ufate umwanya, kubera yuko Uwiteka Imana ashaka kugira ngo avuganiremo nawe mu ijambo ryayo. Biciye mu ijambo ryayo nawe ubwawe ugira ubumenyi uvuye mu ijambo ry'Imana. Ikindi kigaragaza cyanyuma kigaragaza yuko ufite ubujiji bwo kutamenya Imana ni ukudatanga mu by'Imana yaguhaye. Iyo uri kudatanga mu by'Imana yaguhaye, Imana, umuntu avuka nta kintu na kimwe afite. Niyo mpamvu rero tubayeho mu buzima bwo gutanga no guhabwa. Iyo udatanze mu by'Imana yaguhaye, nawe ubwawe hari imigisha uba ufunze, nawe ubwawe hari imigisha uba uhagaritse,
byose. Niyo mpamvu rero Bibiliya bivuze ngo nari nshonje ntiwangaburira, nari nambaye ubusa ntiwanyambika, nari mu nzu y'imbohe ntiwansura. Icyo Imana ishaka, niba ushaka kuzaba iburyo bwa data udashaka kuzaba ibumoso, urasabwa kugira ngo umenye neza yuko ugomba gutanga ibyo ari byo byose ibyo Imana igutegeka. Imana yashyizeho gutanga rero ikintu kigaragaza yuko dufite ubumenyi bwo kugira ngo tube dukorera Imana bikwiriye. Ijambo ry'Imana ryarabivuze mu Migani igice cya mbere umurongo wa 10 umurongo wa 7 haravuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya, ariko umupfapfa ahinyura ubwenge n'ibibwiriza. Niyo mpamvu rero kubaha Uwiteka niryo shingiro ry'ubwenge kandi niryo shingiro ryo kumenya, ariko umupfapfa ahinyura ubwenge n'ibibwiriza. Iyo uri umupfapfa utangira kunenga abandi, utangira guhinyura ibibwiriza by'abandi, utangira kubitesha agaciro, ugatangira kwerekana yuko ari wowe wabikoze neza, abandi babikoze nabi. Ariko icyo nzi cyo ni kimwe, iyo uri guhinyura ibibwiriza uba winjiye mu kutagira ubwenge, uba winjiye mu bapfapfa. Ariko icyo Imana ishaka, irashaka yuko wubaha Uwiteka, kuko nibwo uzaba umunyabwenge. Ni nacyo Imana igushakaho, kuko ari cyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Kandi ijambo ryarabivuze mu Byakozwe n'Intumwa igice 17 umurongo wa 30 iravuga ngo nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana. Icyo Imana rero ishaka, ndabizi neza ko abiciyemo, ndabizi neza ko Imana ikuzi kandi kareba yuko wari ufite ubujiji bwo kutamenya Imana. Icyo Imana ishaka ku buzima bwawe nuko iminsi yo kujijwa kwawe Imana irashaka kuyirengagiza, ariko iragutegeka kugira ngo wihane ibyaha bigiye bitandukanye. Nimba kwikunda bigatuma Imana itakureba neza, wihane kwikunda, wihane kwiyemera bikabije, wihane irari rikomeye rikabije, wihane ubusambanyi bukabije, ibyaha bigiye bitandukanye ubyihane kugira ngo Imana ikwishimire. Nurangiza uve mu bapfapfa, nurangiza uve mu njiji, winjire mu njijuke, kuko ari cyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Niyo mpamvu rero ijambo ryaravuze ngo uwishe ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko uzatura akabireka azakizwa, azabona Imana. Imana izamutabara. Imana ishaka gukorana n'abanyabwenge, Imana ishaka gukorana n'abahanuzi bafite ubwenge, Imana ishaka gukorana n'abashumba bafite ubwenge, Imana ishaka gukorana n'abantu bagiye batandukanye, abavuga butumwa bafite ubwenge. Imana ishaka gukorana n'abanyabwenge muri kino gihe gikomeye. Wihishe ibicumuro byawe rero, kuko ntago wagubwa neza. Ugomba gusa n'Imana imbere n'inyuma, wikishushanya ugaragaza inyuma y'uko uceye, ariko mw'imbere bikaba ari ibibazo. Inyuma turagabona yuko urakomeye, ariko imbere Imana yakureba irabona woroheje kurusha abandi bose. Icyo Imana ishaka ku buzima bwawe rero, irashaka yuko usa n'Imana imbere n'inyuma. Wikanduza ishusho y'Imana, kuko Imana yakuremye mu ishusho yayo kandi igufiteho umugambi kugira ngo uyihagarare hano mu isi, uzane icubahiro cyayo. Imana ntishaka ko hari n'umwe warimbuka, ahubwo ishaka yuko bose bihana, ishaka yuko bose bakizwa. Rero hereye umwanya, hereye isaha, icyo Imana ishaka, irashaka yuko wava mu bujiji bwo kutayimenya, ahubwo uyisobanukirwe mu gusenga, uyisobanukirwe mu kuyiririmbira, uyisobanukirwe mu guhanura, uyisobanukirwe ari hose, kuko ari cyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Uyu mwanya nimba ufashe icyemezo cyo kuva mu bujiji bwo kutamenya Imana, ahubwo ukajya mu bwenge bwo gusobanukirwa Imana, uyu mwanya reka dusenge kubw'ijambo ry'Imana. Imana ikweze kandi Imana iguhindure.
kandi reka dusenge. Imana ikweze kandi Imana iguhindure kandi Imana igukize indwara kandi Imana ikubohore kandi Imana iguhereza umugisha. Reka dusenge kubw'ijambo ry'Imana. Mana mu izina rya Yesu, lele shifa larabaya sakatota letuta yasisefaya, urashaka gukorana n'abanyabwenge muri kino kinyejana, muri iyi minsi duhagazemo mwami. Reka uduhereze databuja kuva mu njiji zo kutamenya ibyo ukunda n'ibyo wanga. Mwami Imana ishobora byose, rero ndisengeye kandi nsengeye buri muntu wese wakira ijambo ryawe mwami. Reka ijambo ryawe databuja riduhindure, reka ijambo ryawe ritweze, reka ijambo ryawe ridukize indwara, reka ijambo ryawe databuja ritubore, ridutandukanye n'ingoyi zose za Satani, ridutandukanye n'ikintu cyose kibi. Izina rya Yesu Kristo Uwiteka, aho Satani yinjiriraga, abadayimoni binjiriraga, ibyo byose bikurwaho muri ubwo bujiji. Turabizi ko Satani yasanze dufite ubujiji, ntabwo atwinjirana mu buryo bworoshye. Uwiteka nyinga Imana, reka udutabare kandi turengere. Reka Mwami Imana ishobora byose, rero reka duhabwe umugisha, buri muntu wese ahabwe umugisha, buri muntu wese ahabwe umugisha mwami, mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka. Kubw'icyubahiro cyawe Mwami Imana, ukora ibimenyetso ndetse n'ibitangaza. Urakoze kubw'ijambo ryawe ari jye urivuze ndetse n'uryumvishije. Twese ribereho kuduhindura kandi ribereho gushyirwa mu bikorwa ku buzima bwacu bwa buri munsi, kandi tubere impamba n'urwego bizatugeza iwe mu ijuru. Senze nizeye kubyumvishije kandi bikoze mu izina rya Data, iry'Umwana, iry'Umwuka wera. Amen.